Ya nizere ko mumeze neza cyane abakurikiranye Crypto Mining Zone, mukore subscribe, share, like and comment nk'ibisanzwe. Tugiye kurebera hamwe uyu munsi uburyo tugiye kubikuza rayoni zacu ziri muri antenne. Icyo usabwa ni ukubanza kuba ufite MetaMask, nta kindi bisaba. Banza urebe ko ariko bimeze. Ku batabizi ushobora gusanga app yawe itiri update. Banza ujye muri Play Store. Tugiye kubanza tujye muri Play Store turebe uburyo ugomba kubigenza. Jya muri Play Store yawe nurangiza wandike antenne kugira ngo urebe nimba iri update, niho ushakishiriza. Urareba ukareba ko antenne irimo iri update. Murareba ko iwanjye harimo open, bivuze ngo iyo harimo open application ibiri update nkuko mubibona hano. Iba iri update nkuko muri kubibona hano, harimo open ahangaha. Harimo open, iyo itara update haba harimo update. Ubwo tugiye gusubira muri antenne turebe uko bimeze, ariko mbere yo kwasubira turabanza tujye muri MetaMask, tugende step by step. Reka mbanze njye muri MetaMask yanjye nkwereke uburyo dukuramo adresse tuyijyana hehe muri antenne. Kurikirana ntihagire ikigucika. Murabona ko hano ngeze muri MetaMask nk'ibisanzwe. Icyo ugiye kureba chain ntuyimbaze, ntabwo ari ngombwa ko tuyivugaho ko ntirasohoka. Ushobora kuba ufitemo BNB cyangwa se Ethereum, zose ziba zisa muri MetaMask. Ubu icyuzi ukareba, urareba hano, urareba ko ari iriya ni nka adresse yawe baba bagomba kukoherezaho amafaranga. Yaba chain yaba irimo yaba itarimo, amafaranga yawe arahagera. N'ubundi iyo bohereje contract address bakohereza na chain tugomba gukoresha, amafaranga yazahagera, don't worry. Icyo usabwa ni ugufata iriya adresse yawe ukayijyana hehe aho bigomba, ibiceri byawe bakagira gute bakabishyiraho. Ubwo twagiye kuri video itaba ndende, urahakanda uhakopiye, uri buhakopiye copy. Nurangiza copy turasubira hehe muri antenne, turahita dusubira muri antenne. Yes, turi muri antenne rero murareba tuyirimo, ifite features nyinshi zigiye zitandukanye, nyinshi cyane, ariko turagenda turebamo nkeya turi bwifashishe. Icyo tugiye gukora, turaza hano kuri wallet, hano hasi kuri wallet yacu. Niturangiza kuhakanda turebe amacoin dufite cyangwa se ibiceri dufite ngo ni ibihe. Nkuko mubireba biriho biraza, tugiye kureba balance. Murabona ko zaje ahangaha nkuko mubibona. Dufitemo antenne ngiyi hano, tukagiramo amajams, tukagiramo n'amarayoni. Aya marayoni rero niyo tugiye kugira gute, aya marayoni niyo tugiye kubikuza twitegura ko azajya ku isoko mu kwezi kwa gatanu muri izi mpera. Turayabikura dute? Tugiye kuza hano kuri airdrop, niho turi bubanze gukanda. Kurikirane ntihagire ikigucika rwose. So muri airdrop mureba ko dufite lion balance zajemo zose nkuko muzibona, zose zigize gute, zirimo zajemo zose nkuko mubireba. Izo mfitemo zose zaje. Ubwo ngiye gukanda hano kuri maximum, zose zihite ziza. Ethereum urayirekeramo, si ngombwa kuyishyiramo. Njyewe nta two factor authentication nakoresheje. Ngiyi adresse yanjye turayishyiramo hano nkuko mubibona. Then tuze gushyiramo na OTP bari butwoherereze hano. Tugende step by step atagira ucikana. Tugiye guhera kuri max, twahakanze zose. Murareba ko zihise zigira gute, zihise zizamo zose. Max zagezemo, izo twari dufite zose. Turangije turajya muri adresse nkuko twabikoze, turakandamo hano. Aha abatari kuhareba, harimo abataba bari kuhabona, tuhabereke neza. Turaza dukandemo hano, dushyiremo igikumwe kigumemo. Yego, kigumamo haraza ijambo paste, do pasting. Adresse yacu iraba yagize gute, yagezemo. Then turangiza tuzamure. Ethereum turayireka, tugiye gukanda kuri send OTP. Ubwo turakanda kuri send OTP bayiduhe. Nimba ukoresha two factor authentication, urajya muri authenticator naho wongereho iyo factor authentication. Nge sindayishyiramo, ariko kuva imitungo yatangiye kuza ubu ngiye kuyemezamo kuko nyigiramo. Reka dukande kuri send OTP, turindire turebe ko itugeraho.
yes, notification urako barayiduhaye yuko ah, zahageze. Turindire tujye kuyizana, tuyizane. Nk'uko mubireba murareba ko rero irahari. Icyo uzakora uzaza ukandemo hariya ahantu hari muri oranje hano, nurangiza ukumishemo ikiganza cyawe ukopiye. Ukopiye uzaza ukandemo ukomeze, nurangiza ukande kuri kopi. Nurangiza gukopiya, ubwo icyo tugiye gukora tugiye gusubiramo hahandi tuyishyiremo. Urabona yuko iyo umaze kuyipestingamo noneho nta kiba gisigaye. Iyo udakoresha two factor authenticator uhita uza ugakanda kuri submit send informations hano hasi. Uzaza aha hasi aha hasi kuri send informations, aha ngaha wari ukanda bite bikunda send information. Nurangiza bazakuzanira hano kuri confirm. Urareba ko uzabanza usoma ariko hariya ukonfirime ngiri adresse, Ethereum, byose biri hariya. Yes, nuvuga ngo information umuntu agomba kuzisendinga inshuro imwe. Ugomba urebe ko wabikoze neza, wallet address yawe imeze neza. Nurangiza ugire gute ukore confirming. Numara gukonfirima urareba ko kuri balance yacu hasigayeho nkeya, bivuze ngo zose zageze gute, zagezeyo. So ciao rero ni methode nk'ibisanzwe. YouTube channel ni Crypto Mining Zone. Kora subscribe, share, like and comment. Ciao.